tubashimiye kuba murimo kutwumva. Ahazaza hashya ku mibereho ya muntu. Ese koko abantu bazatura kuri Mars? Uyu munsi ikigo nka NASA cy'Abanyamerika, SpaceX ya Elon Musk, Blue Origin ya Jeff Bezos, CNSA China National Space Administration cy'Abashinwa barimo gukora ku muvuduko udasanzwe uburyo bwo gutuza abantu kuri Mars. Starship ya SpaceX ifite ubushobozi bwo kujyana abantu barenga 100 kuri Mars icyarimwe. Iyi ni isi nshya n'ahazaza hashya. Wenda wabyumvise muri filime nka Interstellar cyangwa The Martian, ariko ubu birimo gukorwa ku muvuduko udasanzwe. Iki kiganiro cyitwa umwanya w'ubumenyi. Njye ndi Imanishimwe Eza, mbahaye ikaze mu isi y'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano. Niba ari ubwa mbere tubanye, wibuke gukanda subscribe, like, share na comment. Ikaze mu kiganiro umwanya w'ubumenyi. Uko isi igenda itera imbere mu bukungu, ikoranabuhanga, siyanse, niko ibibazo bigenda byiyongera. Umubare munini w'abatuye isi, ihindagurika ry'ibihe, ihumana ry'ikirere, ndetse n'igabanuka ry'umwuka wo guhumeka, ibibazo by'umutekano ndetse n'inzara. Ibi byose nibyo bituma abahanga mu bihugu bikomeye batekereza niba abantu bakimukira ku yindi mibumbe itari isi. Bitari uguhunga isi, ahubwo ari nka plan B mu gihe ku isi haba habayeho ikibazo kidasanzwe. Iyi niyo ntangiriro yo gutuza abantu ku isanzure, space colonization. Ikigo nka NASA cy'Abanyamerika gishinzwe iby'isanzure gifite gahunda yitwa Artemis. Iyi gahunda igamije gusubiza abantu ku isanzure mu kwezi mu rwego rwo gukora ubushakashatsi kugira ngo abantu bazasubire kuri Mars. Naho SpaceX, iyo ni kompanyi ya Elon Musk. Iyi kompanyi ifite intego yo kugira umubumbe wa Mars ahantu ho guturwa n'abantu. Ubundi uyu mubumbe wa Mars ufite ubugari bungana na kilometero 6779, kugera hafi kuri 53% by'ubunini bw'isi. Ni umubumbe muto ugereranyije n'isi, ariko ugira ibice bimeze nk'imisozi, ibibaya, ibyuzi ndetse n'ibirunga binini. Kimwe mu birunga birimo binini cyitwa Olympus Mons. Nicyo kirunga kirekire kuri Mars, gifite uburebure bwa kilometero 22. Carbon dioxide niwo mwuka wiganje kuri Mars, kuko ufata 95%. Nitrogen igafata 2.7. Argon igafata 1.6%. Mars ikagira oxygene yo hasi, kuko ifata umubare usigaye kuri ibyo bice. Kuva ku zuba ujya kuri Mars ni kilometero 228,000,000. Ni urugendo runini ugereranyije no kuva ku isi ujya ku zuba. Ibi nibyo bituma kuri Mars haba ubukonje bwo ku rwego rwo hejuru. Umunsi umwe kuri Mars kandi ugira amasaha 24 n'iminota 37, hafi y'umunsi wo ku isi. SpaceX ya Elon Musk yubatse icyogajuru cyitwa Starship, gishobora gutwara abantu barenga 100 icyarimwe. Iyi Starship ni icyogajuru gikozwe ku buryo gishobora gukora inshuro zirenze imwe, full reusable spacecraft. Icyo cyogajuru kigizwe n'ibice bibiri. Igice cyo hasi ari nacyo gice cya mbere ni super heavy booster. Ni igice gifite imbaraga zo kuzamura cyangwa se lift. Gikoresha moteri 33 za Raptor.
Igice cya kabiri ni Starship Upper Stage, igice cyo gutwara abantu n'imizigo. Iki gice cyo gifite moteri 6. Elon Musk avuga ko bitarenze muri 2030 abantu ba mbere bazaba bageze kuri Mars mu rwego rwo kuhatura. Ikigo cy'Abashinwa China Space Administration nacyo kivuga ko hagati yo muri 2030 na 2040 bazaba bamaze kugeza abantu kuri Mars, dore ko banamaze kugeza bimwe mu bikoresho byabo nk'icyogajuru cyitwa Tianwen-1 na rover. Naho Jeff Bezos washinze Amazon afite kompanyi yitwa Blue Origin, iyo yubatse icyogajuru cyitwa Blue Moon kizajyana abantu ku kwezi. Ibyogajuru nka Starship ya SpaceX na New Shepard ya Blue Origin bifite ubushobozi bwo kujyana abantu kuri Mars cyangwa ku isanzure bikagaruka ku isi ari bizima, full reusable spacecraft. Ibi byogajuru kandi bikoranye ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence, mu rwego rwo kugenzura uburyo icyogajuru kijya mu isanzure ndetse no gucunga umutekano no kwirinda impanuka. Ibi byogajuru kandi bifite ibyumba bibasha kugenzura umwuka, amazi, ubushyuhe ndetse n'urumuri, bizwi nka space habitats. Gutura kuri Mars byatanga ahantu hashya ho kuba, ubucuruzi bwo mu isanzure, ariko nanone hari imbogamizi nyinshi. Ikiguzi gihanitse kuri transport, dore ko umuntu umwe kumugeza kuri Mars bisaba amadolari 500,000 kugeza kuri miliyoni y'idolari. Nanone kandi hari ubuzima bugoye kuko hari radiation nyinshi, umwuka udahagije ndetse n'ubukonje bwo ku rwego rwo hejuru. Ese koko abantu bazatura kuri Mars? Ibuka igitekerezo cyo kubaka umunara w'i Babel ngo abantu basanga Imana, maze Imana ikabona ko bashobora kubigeraho ubundi ikabahindurira indimi. Reka tubyite umunsi turebe koko niba abantu bazajya kuri Mars mu rwego rwo guturayo. Nuko twanzuye ikiganiro cya none. Twe twibera mu isi y'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano. Iyi ni isi y'ahazaza, ahazaza hashya ku mibereho y'umuntu, ahazaza haherekeza umuntu ku bundi buzima. Njye mu bantu umunsi ku munsi ndi Imanishimwe Eza, ndabashimiye. God bless.